Murakaza neza kuri channel yacu. Uyu munsi nifuje kubagezaho urutonde rw'abantu 10 ba mbere ku isi bahinduye imibiri yabo mu buryo budasanzwe. Ku mwanya wa 10 turahasanga umugabo witwa Lucky Rich Diamond. Uyu mugabo niwe muntu wa mbere ku isi ufite umubiri ushushanyijeho tattoo nyinshi kurusha abandi mu mateka y'isi n'abandi bose babanje. Uyu mugabo byamutwaye amasaha asaga 1000, ni ukuvuga iminsi 41 n'amasaha 16. Igitangaje, uyu mugabo yashyize tatouage hagati y'amano, mu ngohe, mu matwi no mu mboni ze z'amaso. Rikumva ko ari ibintu bitangaje cyane. Dukomeje cyane ku mwanya wa 9 turasanga umugore witwa Tiger Lady. Uyu uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Katzen, yahoze ari umugore wa Paul Lawrence turaza kureba hepfo. Uyu Tiger Lady we yishushanyijeho ibishushanyo by'ingwe n'utwoya dutatu ingwe igira haruguru y'umunwa. Uyu mugore akorera muri Texas ahitwa Austin, aho asiga amatatu. Ku mwanya wa 8 turahasanga uwitwa Paul Lawrence. Uyu azwi ku izina rya Enigma, akaba yaratandukanye na Tiger Lady uwo twabonye ruguru ku mwanya wa 9. Ni umuhanzi uzwiho kuba afite amahembe, nubwo atari yakura neza ariko aragaragara. Abenshi bemeza ko azangana nk'ay'inka cyangwa se imbogo. Uyu mugabo umubiri we wose yawujuje tattoo y'umukino wa puzzle. Dukomeje cyane ku mwanya wa 7 turasanga Ellen Davidson. Uyu Ellen Davidson azwiho kuba ari we mugore wa mbere ku isi ufite amaherena menshi, nk'uko ikinyamakuru cya Guinness World Record kibitangaza. Uyu nguyu umubiri we wose yahisemo kuwuzuza amaherena. Dukomeje ku mwanya wa 6 turasanga uwitwa Rick James. Uyu Rick James yashyizeho tatouage umubiri we wose y'amagufwa agize umubiri, ni ukuvuga skeleton. Ibinyamakuru byinshi byaramwegereye bimubaza impamvu yashyizeho tatouage y'amagufwa. Yabitangarije ko impamvu atajya yambara igihimba cyangwa se igice cyo hejuru, nuko iyo tatouage yishyizeho y'amagufwa ihagije. Iyo tatouage yamutwaye amasaha 24, ni ukuvuga umunsi wose. Bimutwara amadolari asaga 475. Ayo ni amafaranga menshi yashyize mu manyarwanda. Ku mwanya wa 5 twihuse turasanga uwitwa Paul Unstoppable. Yashyize imyenge minini mu matwi ndetse no mu mazuru. Ibinyamakuru byinshi byamubajije impamvu yagiye ashyiraho imyenge minini. Yavuze ko byari ukwishimisha. Ubwo nta yindi mpamvu nyine yabikoze ko ari ukwishimisha, nubwo abenshi bamufashe nk'umusazi, nk'umuntu utagira ubwenge, ariko we yabikoreye kwishimisha. Twakomeje ku mwanya wa 4 turasanga uwitwa Julia Nass. Uyu Julia Nass mu mwaka wa 2011 yanahawe igihembo cya Guinness Record kuko yari we mugore wa mbere ufite tattoo nyinshi ku mubiri we. Uyu ngo yashyizeho tatouage kubera ko yavukanye indwara y'uruhu ya porphyria. Ibi yabitangarije ikinyamakuru cyagiye kumubaza amakuru ku byerekeranye na tattoo yishyizeho. Yabatangarije ko 95% by'umubiri we byose ari amatatuage. Akaba yarayashyizeho kugira ngo ya ndwara ya porphyria twabonye itaza kumuhita. Abantu benshi bamuzi ku kazina ka Illustrated Lady. Twakomeje ku mwanya wa 3 uyu uzwi ku kazina ka Lizard Man.
Umwanya wa gatatu turasanga uwitwa Eric Sprague. Uyu niwe uzwi k'izina rya Lizard Man. Lizard tuzi ko ari umuserebanya. Kubera gukunda inyamaswa cyane byatumye Eric Sprague ahitamo kwihindura nk'umuserebanya cyangwa se lizard mu cyongereza. Ibyo yahinduye harimo gusongoza amenyo, gucamo ururimi kabiri akarugira nk'urw'inzoka, no gushyiraho tatuwaje zimugira nk'umuserebanya neza. Ku mafoto uri kubona uyu mugabo atangaje pe, asa n'umuserebanya. Dukomeje twagiye ku mwanya wa kabiri, hari uwo bita Etienne Dumont. Uyu Etienne Dumont we icyo yakoze, uri kubona ni umugabo utangaje, ibisura ye sinzi uko isa, mbega n'imituku ni ibiki. Uyu we ikintu gitangaje yakoze, yikase igice cyo munsi y'umunwa akata n'amatwi ye ashyiramo ibyobo. Ikintu gitangaje, yashyizemo ibyobo bingana na santimetero 10 cm. Uyu mugabo ibi bintu umuntu wa mbere we wabikoze ku isi yose, nta wundi muntu mbiziho ibi bintu byo gukata munsi y'umunwa ugashyiramo ibyobo bifite santimetero 10. Ubwo bivuze ko birashoboka ko harira no mu icyo cyobo. Twagiye ku mwanya wa mbere. Ushobora kwibaza ati se ninde uri ku mwanya wa mbere? Ku mwanya wa mbere hari umugore witwa Dennis Auna. Dennis Auna we ikintu yakoze gitangaje, harimo byinshi nyine yakoze, harimo kwishyiraho tatuwaje ya tiger. Nkuko mumubona ni umugore asa n'uteye ubwoba, umurebye afite amenyo ameze nk'aya tiger, afite umurizo. Bimwe mu bintu bitandukanye yagiye akora harimo gushyiraho iyo tatuwaje ya tiger, gusongoza amenyo nyine akamera nk'aya tiger, ndetse ikigeretse no kuri ibyo yashyirishijeho n'umurizo wa tiger. Urumva ibyo ni ibintu bidasanzwe bimenyerewe. Rero uyu munsi ndashimira buri wese twabanye muri iki kiganiro, kandi Imana ikomeze ibane nawe kandi ibarinde. Mwari kumwe na Fela the One. Icyo ndashimira abamaze gukora subscribe, n'abandi wenda batari bayikora basaba kugira ngo mukandaho hasi mukore subscribe, kugira ngo n'ibindi biganiro tuzategura tujye tuba turi kumwe 5 kwa 5. Ndabakunda cyane kandi ndabashimiye. Kindi muri comment wenda ushobora kumbwira uko wakiriye inkuru, ese inkuru yari imeze utese n'iki twakongeraho, tugafatanya, kuko ntacyo wageraho wifashije wenyine, ugomba gufatanya n'abandi. Yego, no man is perfect. Ushobora kubona mu nkuru yanjye nakoze hari amakosa nagiye nkora. Yego, ubwo nyine ibyo ngibyo tuze guhura muri comment ubimereze, kandi mbakomeza kubasaba kunshyigikira mu bikorwa byanyu bya buri munsi, mukanda kuri subscribe, musharinga. N'izindi nkuru zirahari, ndagenda ndeba comment mwambwiye zo mwaneye, dushake n'izindi content twabahereza. Uyu munsi nari nifuje kubagezaho uru rutonde rw'abantu 10 bahinduye imibiri yabo mu buryo butangaje, n'ibindi murarikiwe kubimenya. kandi please subscribe to my channel, kandi ndabakunda cyane, ndabemera cyane, muri abambere.